bigiye guhimbaza Imana, hari ibihumbi bigiye guhimbaza Imana. Nagize iyerekwa mbona hari abantu bagiye gukira uburwayi bwari bukomeye bwananiye abaganga n'abadogiteri. Mbona hari abantu bagiye kwakira ibisubizo by'ibibazo bari bafite. Nagize iyerekwa mbona hari abantu babuze amahoro, Imana yururutse ngo iyatange, bakabana n'abandi mu bihumbi bakayihimbaza. Mbonye Imana yishura amadeni. Yewe muntu uteze amatwi Irembo Ryera TV, ufite ideni, Imana irambwiye ngo ningutangarize ije kuri kwishurira, ngo mbwira abantu bafite ibyabarenze, ngo mbabwire ko naho byarenga inkombe bitarenga ijambo Imana yavuze. Hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Imana irambwiye ngo nintangarize abantu bafite abana babananiye bakurikiranye ubuhamya bwanje, ngo mbabwire ngo yahaye mama amahoro nabije kuyabaha. Yo haleluya! Imana irambwiye ngo ije gutanga agakiza ku bari kugasaba. Imana irambwiye ngo yemwe bantu bateze amatwi Irembo Ryera TV, ngo nimwumve ihumure. Imana iravuze ngo iraje, ije gukura muri ndavuze, ije gushira muri ndakoze. Iri kumbwira ngo nintangarize abantu bateze amatwi kije gusoza ibintu yavuganye n'abantu. Uyu muririmbyi yuzuye umwuka, arimba igitero cya gatandatu, aririmba akavuga ngo ashingiye ku byo yabonye. Theo yaravuze ngo ni umugabo wo guhamya ko nta hantu kure cyane habaho Yesu atakura umuntu. Yesu nta kure atagukura, nta na kure atakugeza. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icubahiro. Nari umurozi ku buryo n'ubugome narabubabwiye, nakoraga ukuntu nashatse gukuramo inda y'umwana wanjye. Bwari ubuzima buruhije, imbaraga za polisi mwabyumvishe ko zari zarananiwe, imbaraga z'imiryango, imbaraga z'ababyeyi. Ariko ndashima data wa twese wo mu gihugu cyo mu ijuru, aho data na mama babonaga birangiriye. Ndashima Yesu ko yahabaye akandengera. Nimumvugire ngo amina. Izina ry'Imana yacu nirishimwe. Murandeba wenda bamwe baratekereza bati uyu muntu se waciye muri ibyo bintu. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Bashuhuje abakunzi b'Irembo Ryera TV, tubashimiye uburyo mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Aka kanya rero twabararikiye umukozi w'Imana guturuka mu majyaruguru, twagira ngo atangire abasuhuza bibwira, hanyuma tugezeho igice cya gatatu cy'ubuhamya. Kaze umukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Kandi nitwa Nyiramugisha Penina, mvuka mu karere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru, mu murenge wa Nyange. Ndi umubyeyi w'abana 4, mfite abakobwa 3 n'umuhungu 1. Ndi umukozi w'Imana mu buryo butandukanye. Ndi umukristo, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umugenzi uje mu gihugu cyo mu ijuru. Ndi umubyeyi Yesu yagiriye neza, ankura mu magana y'abanyabyaha. Yesu ampa agakiza ku buntu nta kiguzi muhaye. Ku bagiye bakurikirana ibiganiro byanjye, narababwiye ngo ntago nari uwo kubabarirwa usibye Yesu wambabariye. Narababwiye ngo iyo agakiza kaza kuba kagurwa nta muntu wari kuzakangurisha, ariko ndashima Yesu ko yambabariye akampa agakiza nta kiguzi muhaye. Kubo twabanye mu ciciro cya mbere cy'ubuhamya, nababwiye ukuntu mama umbyara yari yarasenze, amavi yarabaye nk'ay'ihene, ansengera kubera ibyaha nari ndimo. Polisi zari zarafunze zarananiwe, bikarangira Imana yo yonyine kuko ari ifite imbaraga inkuye muri ubwo buretwa bwa Satani. Nta kure Yesu atakura umuntu, Yesu nta na kure atamugeza. Abakunze kunkurikirana mwumvishe ubuhamya nabahaye bw'ukuntu nari indaya ikora uburaya bw'indengakamere. Nari indaya ishobora gusambana n'abagabo 10 ku munsi abo nibuka. Nari indaya yicuruza, murabyumva nyine. Nacuruzaga urumogi, ngacuruza kanyanga, ngacuruza shambure, ngacuruza n'abana ba rubanda. Murabyumva ko ibyaha nakoze usibye Yesu wambabariye nta muntu wagombaga kumbabarira. Kubakomeje gukurikirana ibiganiro byanjye mwaranyumvishe, nari umurozi uroga abana kubura ubwenge mu ishuri. Nari umurozi uzingira abakobwa iwabo nkoresheje amaraso y'agasamunyiga. Nararaga mpiga utwo dusimba mu buvumo, mu bihuru, nshaka amaraso
amaherezo yatwo kuko twayarogeshaga abagore bafite abagabo babanye, narabarogaga rwose umugabo akamwanga yagera iwe mu rugo akumva urugo nanga se icumba cabo kiranuka nk'agasamunyiga. Nari umurozi rero uroga gukora mu myaka mu bishimbo, umuntu yari kugosora imifuka 20 akagosora ibiro bitarenze 20, yari kugosora imifuka 2 namurogeraga ibishimbo akagosora ibiro bitarenze 20. Nari umurozi ku rwego nababwiye, natezaga abacuruzi inyatsi, nari umurozi ushobora kugenda nyine umuntu afite urugendo nkamutega impanuka, nari umurozi ku rwego rw'indengakamere, ariko sindirata ibyo, ndirata ubuntu Yesu yangiriye. Rero kubakurikiranye ubuhamya bwanje mwarabyumvishe ko Yesu ntakura atakura umuntu, ntanakura atamugeza. Muzi ko Theo yuzuye umwuka nkuko nabibabwiye akaririmba akavuga ngo ashingiye ku byo yabonye. Theo yaravuze ngo ni umugabo wo guhamya ko nta hantu kure cyane habaho Yesu atakura umuntu. Yesu ntakura atagukura, ntanakura atakugeza. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icubahiro. Nari umurozi ku buryo n'ubugome narabubabwiye, nakoraga ukuntu nashatse gukuramo inda y'umwana wanje mfite witwa Uwikunda Bureya, uyu munsi agize imyaka 12. Mwarabyumvishe ko nababwiye ko umugabo yarayinsigiye, yari umupolisi yicwa na sida, mwabyumvishe ko nanje yayinsigiye, ariko bikarangira Yesu asa nusizeho iherezo. Kubambonye ico gihe n'uyu munsi barimo kundeba, murabona ko Yesu rwose ntako atabigenje. Nashakaga gutangariza abantu ko Imana yacu ishoboye ibintu byose. Rero ubwo n'ubugome nakoraga nababwiye, nari umugome utababarira n'uwo nabyaye. Muri urwo rwego rero imbabazi z'Imana ntawe zitageraho. Umuririmbyi yaravuze ngo urukundo rw'Imana yacu rusumba izuba, rusumba ukwezi, aravuga ngo ndetse n'ikuzimu rugerayo. Aravuga ngo urwo rukundo rwatumye Yesu aza mu isi yacu. Uwo muririmbyi ndamukunda cyane ngo kugira ngo indushi aziruhure. Aravuga ngo na cakirara cinzererezi, urwo rukundo rwatumye Yesu acakira. Ariko yuzura umwuka araririmba aravuga ngo mubo yacunguje ayo maraso, uyu munsi nzi ko nanje ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize ku isi hose. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icubahiro. Bwari ubuzima bubi, bwari ubuzima buruhije. Imbaraga za polisi mwabyumvishe ko zarananiwe, imbaraga z'imiryango, imbaraga z'ababyeyi, ariko ndashima data wa twese wo mu gihugu cyo mu ijuru, aho data na mama babonaga birangiriye. Ndashima Yesu ko yahabaye akandengera. Nimumvugire ngo amina. Izina ry'Imana yacu nirishimwe. Murandeba wenda bamwe baratekereza bati uyu muntu se waciye muri ibyo bintu babyumvishe ninde wamuhamagaye, ninde wamubyaje agakiza? Ngewe nta muntu wampamagaye, wenda iyo nza kuba narahamagawe n'umuntu nkurikije intambara nagiye mpurira nazo muri uru rugendo, kwitwa ico ntari co, abambeshera, abampfobya, abavuga yuko ubwo buhamya butabaye kandi barabibonaga, mbese nagiye ndaswa imyambi myinshi. Imana rero impamvu babwiye ngo nta muntu wampamagaye, birashoboka ko yarebye ikavuga iti nimutuma umuntu akamuhamagara ntago Peni nazemera kuko amaboko y'umuntu ntiyagombaga kuzankurayo. Naziraga barokora ico nshatse kubabwira, ntago umuntu witeze igitambaro wambaye ibigeze ku birenge naramurebaga nkavuga nturiya nta bwenge agira, nimbura mukoro nkumva ko gusenga ntaco bimaze, ahubwo ibyo ndimo ari byo bifite umumaro. Imana rero ntahitagukura, ntanahitagugeza. Ndabyibuka narindi muri hoteli bita Rapayote, abazi mu Kinigi nira hoteli iri mu kaboko k'ibumoso uzamuka, njyamye mfumbase umusambane. Ijwi ry'Imana niryo ryanyihamagariye, rirampamagara ngo Peni nakubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ijwi ryarampamagaye rirambwira ngo dore ushizwe inzira ebyiri imbere ukwiye kunyuramo, uhitemo iyo uranyuramo. Inzira zikuri imbere imwe ni y'urupfu indi ni y'ubugingo. Ndavuga nti rero muri izi nzira ntago nahitamo urupfu kuko nubundi kubankurikiranye nari narapfuye, ahubwo nahisemo ubugingo. Numva nshaka gukorera Imana. Ndashima Yesu ko yanshoboje. Uyu munsi ndumuvuga butumwa ku bantu bakurikiranye ubuhamya bwanje ku ma YouTube, kuri Irembo Ryera TV, kuri Radio Inkoramutima. Mwaranyumvishe ko natanze ubuhamya mvuga ko nari nzi gushira isoni.
nari nzi gushira isoni, nashiraga isoni kurusha abazima n'abapfuye. Nari umushizi w'isoni uraza abagabo na ba nyina, abagore nk'abarazana base. Naratukanaga ku rwego rwo hejuru ku buryo nashiraga isoni ku muntu akiruka yikunkumura bitewe n'ibitutsi mututsi atekereza ko hari ibitutsi biri buze kumugenda ku myenda. Ariko ndashima Yesu, ndashima cyane Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru kwa kanwa kashiraga isoni uyu munsi kari kuvuga ubutumwa. Mwabibonye ko kari kurangururira muri mikorofoni. Ndashima Yesu kubanyumvishe kuhamya natanze ko nari umurwanyi uterana amakofe. Uyu munsi amaboko yateranaga amakofe afashe mikorofoni ajya komera Imana amashi. Amaguru yateranaga imigeri ajya agenda imisozi ajya abasha kubyinira Imana. Ibyo nabyo ni ibitangaza n'imirimo yakoze, izina rye nirihabwa icubahiro. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge nkuko nakomeje kubibabwira. Ngewe rero nabwiye Imana ngo nzayikorera, nariye ntariye, nambaye ubusa nambaye. Nabwiye Yesu ngo nzamukorera mu misozi no mu bibaya, kandi nta kintu kizambuza kogeza inkuru ye. Nzaba nkuko Imana ishaka. Hari umuririmbyi rero ujya ukunda kumfasha, umuririmbyi wa 45. Uyu muririmbyi ajya akunda kumfasha ku bantu bakurikiye Irembo Ryera TV. Uyu ni umuririmbyi ni nkaho mba numva ari uwanje, ariko nawe ku buhamya bwanje wagiye wumva, ku mpuguro nagiye ntanga, njya mpugura n'abantu bubatse ingo, kubabonye umwanya bakantumira. Ariko uyu muririmbyi yanejeje umutima, ajya mfasha ngize ngo nawe muri aka kanya umfashe tumuririmbe. Yararirimbye avuga ku by'Imana ikora. We wankurikiranye kuri Irembo Ryera wakomeje kumva iby'Imana ikora, ndacavuga n'ibindi. Yaravuze ngo biradutangaza iby'Imana ikora, biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzinu ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzinu ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo wabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Ni kuki turizwa ayiwe n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Imana ishimwe. Yesu nzi kufita magari bihumbi, harimo n'iryo wangeneye. Icyo wampitiye mo nukugira ngo nzagere mu ijuru mahoro. Icyo wampitiye mo nukugira ngo nzagere mu ijuru mahoro. Kandi nk'uko Eliya yajanwe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubw'ibyago byose ayiwe bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. Urimanikira nukamuri byose, ku buntu ni namutugira.
kwakira ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose mfite ibyiringiro bifite ubugingo Imana ishimwe mfite umugabane mu ijuru mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru. Haleluya haleluya. Njya nkunda no gufashwa. Uyu muririmbyi iyo ndirimbye ajya mfasha cyane. Uyu muririmbyi yuzuye umwuka nawe avuga ku by'Imana ikora bya bindi nahoze mbabwira. Aravuga ngo biradutangaza iby'Imana ikora. Nshuti yanjye wowe ukurikiranye Irembo Ryera TV, iby'Imana ikora biradutangaza. Uyu muririmbyi yaravuze ngo nta n'uwabimenya uko biri, ariko aravuga ngo gusa icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ndagira ngo gutangarize ngo Imana irashaka kugira ngo ukore ibyo ishaka. Aririmba igitero cya kabiri avuga ngo mu rugendo iby'Imana ikora ntabwo twabimenya, ngo ariko hari igihe tuzabimenya. Haravuga ngo ni kukiturizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gitoya. Nshuti yanjye unkurikiranye, umugabo, umugore, umusore n'umukobwa, umukecuru n'umusaza, umwana mutoya wagiriwe ubuntu, reka nkubwire ngo ibikuriza byihorere kandi Imana irakugusobanuriye aka kanya ngo ibiri kukuriza ni iby'igihe gitoya. Hari igihe kurira narabivuze ngo kurarira umuntu nijoro ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Yaririmbye igitero cya gatatu aravuga ngo Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi harimo n'iryo wangeneye. Aravuga ngo gusa icyo yamajije kumenya ngo nuko Yesu icyo yamuhitiyemo ngo kwari ukugira ngo azagere mu ijuru amahoro. Ndumva nanje naguhitiramo, nyamara ndi umuntu waguhitiramo, naguhitiramo gukorera iyi Imana, ariko nanabibashishikarije kugira ngo tuzagere no mu ijuru amahoro. Yararirimbye kane aravuga ngo kandi nk'uko Eliya yajanwe n'ingoga, uyu munsi nanjye mfite ibyiringiro. Uyu muririmbyi yuzuye umwuka mu gihe cye aravuga ngo nanjye uko niko nzava mu isi. Aravuga ngo ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana. Ndaguhumuriza ku kibazo ufite, nkubwire ngo ibibazo bizashira hasigareho guhimbaza Imana. Ndagutangarije ngo bizashira, uhumure. Imana irambwiye aka kanya ndahangaha ku Irembo Ryera TV ngo nintangariza abantu bateze amatwi ko Imana ihagurutse ije gushira mu mahoro aba bantu bacuriye ingoni. Imana iri kumbwira ngo dore ishize urugi rukinguye imbere y'umuntu wese uyemereye, ngo kandi urwo rugi rukinguye ntawe uzabasha kurukinga. Uyu muririmbyi aririmba gatanu aravuga ngo tuzaba ibihumbi turamye umukiza. Ndabizi ko hari abantu uyu mwaka tugiye gutangira n'undi hasigaye iminsi mike ngo turangize bagiye guhimbaza Imana. Hari ibihumbi bigiye guhimbaza Imana. Nagize iyerekwa mbona hari abantu bagiye gukira uburwayi bwari bukomeye bwananiye abaganga n'abadogiteri. Mbona hari abantu bagiye kwakira ibisubizo by'ibibazo bari bafite. Nagize iyerekwa mbona hari abantu babuze amahoro Imana yururutse ngo iyatange, bakabana n'abandi mu bihumbi bakayihimbaza. Mbonye Imana yishura amadeni. Yewe muntu uteze amatwi Irembo Ryera TV ufite ideni, Imana irambwiye ngo ningutangarize ije kuri kwishurira, ngo mbwira abantu bafite ibyabarenze, ngo mbabwire ko naho byarenga inkombe bitarenga ijambo Imana yavuze. Hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Imana irambwiye ngo nintangarize abantu bafite abana babananiye bakurikiranye ubuhamya bwanjye, ngo mbabwire ngo yahaye mama amahoro nabije kuyabaha. Yo haleluya. Imana irambwiye ngo ije gutanga agakiza ku bari kugasaba. Imana irambwiye ngo yemwe bantu bateze amatwi Irembo Ryera TV, ngo nimwumve ihumure. Imana iravuze ngo iraje ije gukura muri ndavuze, ije gushira muri ndakoze. Iri kumbwira ngo nintangarize abantu bateze amatwi kije gusoza ibintu yavuganye n'abantu. Uyu muririmbyi yuzuye umwuka aririmba igitero cya gatandatu aravuga ngo ubu ntegereje nihanganye. Nshuti yanjye unteze amatwi, ndagira ngo utegereze Yesu wihanganye, kuko ari we gisubizo cy'ibibazo byawe. Ntabwo ibibazo byawe byakemurwa n'umupfumu. Uyu muririmbyi yaravuze ngo ntegereje nihanganye kuzasobanukirwa byose. Yuzura umwuka aravuga ngo afite ibyiringiro, ibyiringiro bifite ubugingo. Haleluya haleluya. Kandi arongera aravuga ngo afite umugabane mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire ngo niwiringire
uwiteka n'umugabane azawuguha. Birashoboka ko waba uriho ufite ababyeyi ariko barakwimye 8, barakwimye umugabane, nawe bikagutera siterese ukumva ko Imana itabaho. Ariko ndagira ngo nkubwire, Yesu ajya atanga amahoro, Yesu ajya aremera umuntu ubuzima, Yesu ajya ahindura amateka. Muririmbyi yaravuze ngo icyo usabwa ni ukuyubaha, ibindi ntago bikureba. Numvaga nuzuye umwuka muri uyu muririmbyi, ariko Imana iri kuntangariza ngo abantu bateze amatwi Irembo Ryera TV, abakomeye n'aboroheje, ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wese aba afite agahinda ke. Nta gahinda k'akanyamugi kabaho, nta n'agahinda k'akanyacaro. Umuntu wapfushije inkoko yariyo yari afite, n'uwagushije imodoka, uwo muntu wese aba afite agahinda. Ariko Imana irambwiye ngo ije kumara abantu agahinda, ije kubamara umubabaro. Imana irambwiye ngo mbwira abantu bafite ababo bafunzwe bakurikiranye iri Rembo Ryera TV, yemwe Imana ngo ije gutanga imbabazi. Uko umubyeyi wacu perezida w'igihugu igihe kigera agatanga imbabazi ku bakoze ibyaha, Imana iravuze ngo nayo ije gutanga imbabazi. Irongeye, ari uburyo bw'icyaha itanze imbabazi, ari uburyo bw'abafunzi itanze imbabazi. Ngo mbese hari abantu ibohoye bagiye bayiha ibyo byifuzo, ari weho waba ufunzwe, ari uwaba nawe afite ikibazo cy'ufunzwe. Imana irambwiye ngo ifunguye n'abari mu nzu y'imbohe, irambwiye ngo mwizere, kandi ico ni ikintu ikoze ku bagiye bayiha ibyifuzo. Irambwiye ngo ntigikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Hari ikintu wakoze, mbese ubwira Imana uti ndakugurije. Irambwiye ngo ico kintu nayo ishingiye kuri cyo ngo irakurengeye kuko wayisabye kwikurengera. Imana yo mu ijuru iri kumbwira ngo nimbwira umuntu ufite ikibazo cyo kubabara agatuza n'ibitugu, wari warayobewe ibyari byo, ikintu kirazamuka kikakuniga ndetse warivuje biranga, ariko Data wa twese arambwiye ngo niwakire gukira. Imana irambwiye ngo ntangariza abarwayi igifu, ngo isize ihereza kuri ubwo burwayi. Yemwe abari baravuye ku byo kurya, irambwiye ngo ibakijije igifu, nimwakire gukira. Imana imbwiye umuntu umaze igihe kirekire, si umwe nanga babiri, arwaye ikibazo, afite ikibazo cy'amaguru, arakandagira akababara, bya bindi by'ibihato, ndetse araribwa mu mavi. Imana irambwiye ngo ngutangarize ngo ikuyeho ubumuga, niwakire gukira mu izina rya Yesu. Irambwiye ngo nimbwira abarwaye umugongo ngo niyije kubakiza. Irambwiye ngo nintangaze ngo aregira rebye isanga ibitanda mwaryamaho murwaye bitayikorera, ariko irambwiye ngo mbabwire ngo irabakijije kugira ngo muyishime. Imana irambwiye ngo irarebye isanga muramutse mupfuye ibituro bitayishima, ariko irambwiye ngo irabakijije ngo muyishime. Irambwiye ngo umuntu wese ufite ikibazo, kuko ariyo yarebye igireba, ngo iraje igisubize. Ayo mafaranga wari kuzivuza uzayatanga mituro ryishimwe, ayo mafaranga ateganyaga gushira umupfumu uzayashimisha Imana, uzayafashemo abakene. Imana irambwiye ngo yewe muntu ukurikiranye wari warasenze ukavuga ngo Mana nkeneye kumva ijambo ryihumure, irambwiye ngo niyivuganye nawe kibyari bikuruhije nayibinanije. Data wa twese arambwiye ngo umuntu ufite intambara mu muryango, ngo ndetse ari kumva yahambira iby'akagenda, hari abana ntibamwumva, ari umugabo ntamwumva, ari naho yashakiye. Imana irambwiye ngo irakurwaniriye, ngo ningutangarize ngo hari ibintu isinzirije guhera ravesire contrai gemeno gidezoze we yamano. Imana irimo kumbwira ngo yewe muntu umaze iminsi uruzwa n'ubukode, Data wa twese arambwiye ngo isi n'ibiyuzuye nibye, ngo dore waragisengeye, ntago ari umwe si na babiri, ariko we watuje akanwa kawe ugahagarara ku musozi ukiherera ahantu ugasenga. Data wa twese arambwiye ngo durakubakiye inzu. Imana irambwiye ngo umuntu wari ufite urubanza, uwo nguwo nawe natuze, kuko mbonye Imana ije kukuburanira. Irambwiye ngo ije kukurenganura, irambwiye ngo igusubije ibyawe. Hari umuntu ufite ibihombo na n'uyu munsi ashobora kubateza amatwi Irembo Ryera TV, ajya acuruza ntiyunguke. Birashoboka ko ahuye na Peni na wa kera utarakizwa. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo dore gukarabije inyatsi, ngo dore guhaye kunguka zobini mando. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo dore ikimenyetso, hari ideni rikomeye wari ufite, ngo igiye kuguha umugisha uryishure, ngo ubwo bihita bikwereka ko ari irembo ryo kugutabara. Data wa twese arambwiye ngo ninkubwire yewe
muntu wari warasengeye ico kintu ngo gikureho kuko Imana igisizeho iherezo. Kuraho ako gakubo nanga ukureho ako kantu wari warasizeho ko kuvuga ngo utegereje igisubizo. Imana irambwiye ngo niyigushubije, irambwiye ngo nimbwira umuntu maze igihe kirekire atabyara ngo niyije kuguha urubyaro, ngo dore niyo ituma abantu batwita ikanatuma banabyara. Irambwiye ngo uko yamuhaye Sara, uko yamuhaye Aburahamu, ngo uko niko ije kukugirira neza, ije kuguha guheka. Irambwiye ngo niguhumurize Topayini, ngo dore uwo mugongo wawe ugiye guheka, iyo ndigiye gutwita, ibibero bigiye gukikira, amabere yawe agiye konsa. Imana irambwiye ngo ayo wari zira yaguhojeje. Data wa twese arambwiye ngo nimbwira umuntu byarapfusha, ngo dore niyitanze urubyaro. Irambwiye ngo aho bagusize dore niyihagukuye, bagutonze umudayimoni uzaza ajya agatwara abana, mbese ngo ukazasigara wenyine uri nk'agati kamwe ku musozi. Imana irambwiye ngo dore isizeho urubyaro kandi ije kugushumbusha iby'ingenzi n'ubushishi n'akagungu n'uburima byariye. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo isezereye urupfu mu rugo iwawe. Umuntu wese wari uteze amatwi Irembo Ryera TV yari afite ikibazo, wakurikiranye ubuhamya bwanje, nongeye kumutangariza ko Imana ari igisubizo cy'ibibazo byacu. Ndongeye ndamuhumurije ngo nahumure. Nasomye ijambo Luka 18 riri hano, ubuhanuzi butavangiye Bibiliya. Nsoma inkuru y'umupfakazi n'umucamanza ngo wamutitirije, ngo uwo mucamanza yabaga mu mudugudu umwe n'uyu mupfakazi, ngo ariko uyu mupfakazi yatitirije umucamanza. Bibiliya yarambwiye ngo uyu mucamanza ntiyubahaga Imana kandi ntiyitaga no ku bantu. Ndashaka kuvuga ku ijambo bita gutitiriza, ngo uyu mupfakazi asanga uyu mucamanza ngo amusaba kumurengera, ngo aramubwira ngo ndengera ku mwanzi wanje. Ngo uyu mucamanza kuko atubahaga Imana atitaga no ku bantu, ngo amara igihe kinini atemera kumurengera. Ariko uyu mupfakazi ntiyarambirwa, ngo akaza ku manywa, umucamanza akanga kumurengera, akaza mu gitondo, akaza nimugoroba. Ngo ariko uyu mupfakazi aramutitiriza, birangira uyu mucamanza ngo avuze ngo nubwo ntubaha Imana, oh haleluya, ngo kandi sinite ku bantu, ngo aravuga ngo ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, ngo aravuga ngo ngiye kumurengera, ngo kugira atazahora imisi yose akandusha. Ijambo ryarambwiye ngo nitwumvishe iby'uwo mucamanza ukiranirwa yavuze, ngo mbese nimba byarabaye bityo, ijambo ryambwiye ngo Imana yacu yo ntago se izarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro, izazirangarana ahubwo izazirengera vuba. Ariko ijambo riravuze ngo ariko se umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Ndagira nkubwire ngo wizere Yesu ku kibazo, kandi nawe wari ufite ibyo urugutitirizaho Yesu. Uwo mucamanza uko yarengeye uyu mupfakazi, nawe mu ijambo urahanuriwe. Imana irakubwengije kukurengera vuba, ariko iragusaba kwizera, kuko ndareba ngasanga nta kwizera ufite. Imana iri kuvuga ngo